Yes, mwaramutse neza. Reka mbifurize igitondo cyiza n'umunsi mwiza kugira ngo Imana igumye kubana namwe. Uyu munsi rero ni umunsi wo ku cyumweru, ni umunsi abantu benshi batari bugire ibintu byo gukora, bari bwirirwe bari mu rugo cyangwa bagiye gusenga bamwe. Abandi nabo batari bubone uko bajya gusenga kubera insengero zabo zafunzwe, ariko Imana yo mu ijuru igumye kubashyigikira kandi igumye kubaba mu ruhande. Mu byo mukora Imana ibarengere, mu byo mutekereza Imana ibarengere, kandi Imana ibaha umugisha uturuka mu gihugu cyo mu ijuru. Rero n'ubundi nk'uko mubizi cyangwa mubimenyereye, iyi ni ya channel yitwa Ubumwe Show TV. Ufite kuba wifuza gusharinga inshuti zawe ibiganiro bibera kuri Ubumwe Show TV, wabisharinga abantu bose bifuza kugira ngo bajye babasha gukurikira ibibera kuri no group, kuri no channel twabazaniye. So rero n'ubundi nk'ibisanzwe nk'uko mubimenyereye, tuyiganiriraho tukabagira inama ku ijambo ry'Imana, tukabaha ku ijambo ry'Imana kugira ngo rero byabafasha muri ubu buzima cyangwa muri uru rugendo. Ariko si ibyo gusa, haba hariho amakuru menshi agiye atandukanye. Hari igihe uzaza ugasanga amakuru y'imikino, hari igihe uzasangaho amakuru y'ibivugwa mu ijambo ry'Imana, y'ibivugwa mu isi nyine y'umwuka. Reka mvuge gutyo, mu isi y'umwuka nyine ni ahantu uzaza ugasanga byinshi kandi bizakunyura kandi bikaguhaza umutima ukumva uratekanye. So rero n'ubundi reka twikomereze. Nk'uko mubizi mumenyereye, amazina ni yayandi, niyo nkunda Eric nk'ibisanzwe, cyangwa Pastor Nzaho yankuye, niko njya nkunda kuvuga. Abantu benshi nabonye ako kazina bamaze kukamenya. Buriya Imana niyo itanga izina, wabona naryo rijya rigira abo rifasha cyangwa rituma utekereza kabiri. So rero kuri iki cyumweru ndumva ibyo kuvuga ari byinshi cyane, ariko mbere na mbere reka dutangire dusenga dushima Imana ko Imana yaturamukije uyu munsi. Data mwiza, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye urukundo rwawe n'ineza yawe byatugaragayeho mu ijoro ryatambutse, izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye ko waturinze tutarabo kurindwa ndetse uturinda tudakiranuka. Rero Data, twamaze kwinjira mu isi irimo ibibazo, irimo intambara nyinshi, ariko turakwinginze ngo nuduturize umutima, uduhe mwa Imana ubwenge buguturutseho kugira ngo tumenye uburyo tugomba kwitwara muri ino si, tudasanga yamaze kudushuka ikatugusha mu moshya. Reka rero ubuntu bwawe n'igikundo n'igitinyiro bitugote mu ntambwe z'ibirenge byacu, ujyane natwe, imitima yacu iri bugarukire mwa Imana uri kumwe natwe. Udusige kandi ntuduhanire mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi. Ubwami n'ubasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, urakoze. Amen. So rero reka twikomereze twiganirira n'ubundi nk'ibisanzwe. Icyo kintu cya mbere nabanza kukubwira ni ukukubwira ngo niba wumva ufite umutima wo kumva wakora ibyo gukiranuka, mbere na mbere ni ukubanza gucira Uwiteka Imana bugufi. Kuri iki cyumweru rero nabanza nkakubwira ni uce bugufi, ubwire Uwiteka uti mwami Imana, ni wowe waza ukandengera ukarwana n'ibihiga ubugingo bwanjye. Numara gukora ibyo ngibyo, uraza kubona gukora kw'Imana, uraza kubona imbaraga z'Imana. So rero ibyo kuvuga byo ni byinshi, ni byinshi, ni byinshi, ariko agahe dufite ni gato. Gusa ndakwibutsa gukanda subscribe, share, like ni ingenzi kugira ngo tujye tugenda tuganira, mugumya kugenda munshyigikira. Ni Eric niyo nkunda nk'uko mumenyereye cyangwa mubizi. Tugiye kugenda rero tuganira byinshi bigiye bitandukanye, tunungurana ibitekerezo by'uburyo twakomeza muri uru rugendo. Rero kuri iki cyumweru ufite kuba wumvaga ufite intege nke muri wowe, ukaba wumvaga ufite ibiri kukugariza umutima bikagutandukanya n'Uwiteka. Gusa umuririmbyi niwe yavuze ngo tumbira Yesu, niwe gisubizo kandi ngo niwe nzira y'ukuri. Gutumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Nawe ufite kuba ufite ibikugarije cyangwa ibituma utabasha kureba ku Uwiteka ngo umuhange amaso, ariko ijambo ry'Imana ryo riratubwiye ngo tumbira Yesu, niwe gisubizo kandi niwe nzira y'ukuri. Nabarangije aravuga ngo njyewe ubwanjye Uwiteka ninjye uzagutabara, ufate ukuboko mushyire mu mahoro.
ubwo rero nyine ufite ibikugarije, ufite ibikuremereye, ufite ibiguca intege, ariko yarirahiye ko icyubahiro cye atazigera agiha undi. Uyu munsi turigana ijambo ry'Imana ariko turaryigana mu bintu bijyanye n'indirimbo, ntabwo uri bwumve narambuye Bibiliya, ahubwo turajya twumva amagambo yagiye akoreshwa agakorwamo indirimbo kandi avuye muri Bibiliya, maze atuviremo igisubizo. Ngo witinya genda uko imbaraga zawe zingana. Uwabwirwaga muramuzi, yarabwirwaga uti rero witinya genda uko imbaraga zawe zingana. Nawe muri iki gitondo ufite kuba wari ufite intege nkeya, ukumva ufite kwinangira umutima, ariko witinya genda uko imbaraga zawe zingana, kuko uru rugendo rwo ruracyakomeje, ariko nta mpamvu yo gucika intege cyangwa ngo utinye cyangwa wiganyire umutima, ahubwo genda uko imbaraga zawe zingana. Rero ndacyari kubibutsa gukanda subscribe, share, comment, ni ingenzi kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bijye bigenda bikugeraho cyane rwose. Ndi nawe aravuga ngo iyaba atari wowe Uwiteka Mwami Imana, simba nyiriho ahubwo mba naribagiranye. Nawe rata ufite kwicara ukareba ugasanga koko iyaba atari Uwiteka ufite kuba waribagiranye, cyangwa se ukavuga uti iyaba atari amafaranga mfite kuba naribagiranye, cyangwa se ukavuga uti iyaba atari umuryango wanjye mfite kuba naribagiranye, ariko iyaba atari Uwiteka Imana yatubereye mu ruhande tuba twaribagiranye. Undi nawe aravuga ngo bamwe biringira ibigirwamana, abandi bakiringira imana zabo, ariko twebwe twiringiye Imana ishobora byose. Nawe rata mu ntambara urimo wiringira Imana ishobora byose, kuko Imana ishobora byose niyo ishobora kuba yaza ikakumara amarira, ikakumara agahinda. Undi nawe arangije avuga ngo amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo, intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ubwo rero mu bibazo byawe, mu ntambara urwana, wicika intege, nibyo ayo marira n'izo ntambara urwana nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Narabagerageje aravuga ngo yakoze biriya izakora n'ibindi, ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Ubwo rero iyo yakoze biriya nyine niyo izakora n'ibindi, kuko urebye ibyo yakoze cya gihe nibyo byari bikomeye cyane. Akabazo urimo aka kanya ntabwo kagutandukanya n'Imana. Intambara uri kurwana cyangwa ibiri kukubera umusozi muremure ntago ari byo bigomba gutuma uheranwa n'amateka. Undi nawe arangije aravuga ngo yewe wa musozi muremure we, ubona wiyita iki mbere ya Zerubabeli, ubona wakora iki? Yewe wa musozi muremure we, ubona wiyita iki? Hari umusozi imbere yawe, ariko se ngo wa musozi we ubona wiyita iki? So rero nuko nagira ngo mbahe ijambo ry'Imana ariko binyuze mu ndirimbo, nawe ubashe kumva, nawe rata utere kuri cya kibazo cyari kikugarije, ukibwira uti mbese wa musozi muremure we ubona wiyita iki imbere ya Zerubabeli, imbere yanjye. Murakoze, ndabakunda cyane, Imana ibampere umugisha.